mukorana ivi na ivi yes byo icyo nicyo kiba kimubaye none bombo cyane ni ivi none reba iki wamukata jote oya na oya uburiya wamwanisa kumufungira ahantu unaba yumva ashaka gukora bombo cyane aranakiye ngo hari abagabo bigize abagore baba bari muri gereza nyine bari sinyo nkuru iki bicuruza ngahibaze nk'umuntu w'umugabo ujya kugura umugabo mugenzi upanga hari irindi zino ugira bawita gutera niba ari iki ni ukwifatira ikintu cyitwa ijyambiya agira gutya ahamagara umukobwa aramubwira ati ntago ndi buboneke ati ntago ndi buboneka ntago biri bukunde ati kuko hari umusore ndiho ati si uwo musore uriho wamwihore ukaza saa 5 z'ijoro hari n'udukobwa dufata imyenda tukayishyira muri baga isanzwe naho kakava iwabo kambaye inifomu kagera byari umuco byahoze ariko jyewe nigeze gukubitwa n'umudiregiteri arankubita oya amakosa se yahe mwana njyewe nagize gutya muraho turongeye turabasuhuje abatureba kandi muduteze amatwi nk'uko mubibona Umurunga family ntago ikiri umwe uyu munsi twasuye Icyizere TV Rwanda turabashimiye abantu bakoze subscribe ku Umurunga family ku Icyizere TV Rwanda muri abantu bakamaro niyo mpamvu twongeye kwicara hano uyu munsi turenze umwe murabona ko dufite n'umutumirwa noneho ukaze musanzwe muzi nawe yadusuye mu Vita yes ndagusuye mbona cyane mubane mwaki ni ubumwe bw'Umurunga family hamwe n'Icyizere TV Fils karibu stani wacu turakwakira murakoze yishimiye kuba ndahangaha kubanzi neza nitwa Fils abatanzi neza nitwa Nyamunini narize kuragiye Nyamunini nabyibagirwa kandi ranagarara ntababisha burya ikibi ni uwagutuka icyo utambaye icyo nambaye ariko bigaragara bigomba kuvuga twishimiye kukwakira rero abakunzi bacu nabo ntekereza ko bitabagwa nabi kuko twabemereye kujya tubagezaho ibyiza byinshi uhereye uyu munsi rero ni impinduka nibyo ni ukuri ni impinduka ku babibona twari tumaze iminsi tumeze nk'aho tudahari ariko nyine twashakaga andi maboko burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umutwe umwe bigira inama yo gusa niyo mpamvu rero twongeye kugaruka noneho twunze ubumwe kandi tukagaruka bushyashya noneho tukagarukana n'izindi mbaraga zidasanzwe arakoze rero mugenzi wanjye nk'uko arimo kubivuga hano yiga gatoya buriya utaha tuhirwa na Fils duherwa natubwira ko Icyizere TV cyambere bakibye nyuma yaho rero dushinga ikindi Cyizere ariko kugira ngo bikuremo cya cyoshye Cyizere cy'abantu babashatse kwikira hamwe ni Umurunga family kugira ngo ibintu byose bizabugende neza niyo mpamvu ubona ibintu byabaye ngombwa bishyashya mukanya gato yoza kubona n'abandi bastari cyane batandukanye baje gusuzuma ko kabatumiye niyo mpamvu twifuje duhure nawe tuganire nawe nk'umuntu twatangiriye Icyizere bakakiba ubundi tuzamure noneho tuzamuke dusubira twatugeze oya nibyo ni ukuri cyambere bura no gukorana kandi cyambere no kuzamurana ubwo turasaba nyine abakoze subscribe ku Icyizere TV cyambere hanyuma bakore subscribe no ku Icyizere TV Rwanda cya kabiri hanyuma dukomeze tuhashumike bikomeze bigende neza na cyane ko bagiye kujya babona ibintu bitandukanye haba ku Icyizere haba ku Umurunga family bagiye kujya babona ibintu bitandukanye kandi byiza reka cyane no ukuri barabizi abafana bacu baramenyereye cyane ko tubagezaho ibintu bitandukanye andi makuru y'iminsi se Vita amakuru ni meza cyane biragenda rwose baduherukanye kera kera kabisa urabyibuka turi muri
za filimi za Pastor Gashende za Pastor Gashende ariko ntacyo ubwo bibye cyizere ntabwo izina bari twara Pastor Gashende turamufite turacyari kumwe nawe nanjye Fesi namuherukaga kera Fesi namuherukaga dusura ahantu mu gashyamba mu Kiyovu muri za 2013 ndi kumwe n'umugabo bitaganyishimiye Eugene uramwibuka ntago mwibuka Kagugu hashize igihe kinini niyo mpamvu rero buriya akenshi buriya Fesi tuba tugutumiye no kuvuga n'ubusaza mu cyizere babaga bahari cyane ubundi ntabwo abantu bafana bacu bagize intege ko bagiye bakubona kuri Fesi TV urumva niyo mpamvu rero tuba tureka niba bagaruka no mu cyizere barababona ko ibintu byahindutse byagarutse cyane rwose bigende neza rero abantu bagize ibintu inkuru nziza atari ibintu kuko byarabaza bagize hano uburyo n'abajura batwibye abona ko ubona yuko ibintu bigikomeje uri umuntu ukwibye ntaguca amaboko cyangwa gutware oya mbona agutwaye ubwonko yaba kwibye ariko burya umuntu ukwibye icyo waruhiye urongera ukaruhira ikindi n'ubundi rero nawe bwira abanyarwanda icyo wenda kudufasha mu n'icyizere kudufasha mu Murunga family ibintu byo kudufasha kugira ngo tuzongere tugire gute tudemare neza tujye abanyarwanda tubageze bagezaga icyo ngiye kubafasha nuko tugiye kujya ku Cyizere TV Rwanda tugiye kujya ducishaho filimi ducishaho dukomedi ducishaho ibiganiro kandi twese dufatanyije bizakunda hanyuma mbabwira yuko mfite nanjye YouTube channel yitwa Hogoza TV bajyeho bakore subscribe hanyuma dukomeze kuzamuka no ku Cyizere TV Rwanda no ku Murunga TV Murunga family Murunga family family niyo mpamvu mba dushaka kwishyira family ubwo n'umuryango n'ubundi ni umuryango Icyizere Umurunga ni umuryango umwe album tuzahuza byose ugasanga byabaye Icyizere family Umurunga family byose hanyuma ndashaka kubaza wowe Umurunga family ubona ute muri iyi minsi abagabo baca inyuma y'abagore babo bakajya nyine umugabo akajyana indaya mu kabari akayigurira inkoko inkwavu n'ibindi bintu byiza kandi mu rugo basigaye barya ubunyobwa n'indagara n'urunyanya hari n'abo batazibona ariko kuri icyo kintu icyo ngicyo cy'umuntu agomba kucyitaho kuko ntabwo ari umuco mwiza icya mbere no mu mategeko gucana inyuma ni icyaha noneho ukoze icyaha cyo guca inyuma uwo mwashaka ukoze ikindi cyaha cyo kumwicisha inzara iyo wasakanye n'umuntu urya wowe mugabo wazanye umugore waje mu nshingano zawe ugomba kumugaburira ugomba kumushakira aho aba ukamukorana na ivi yes byo icyo nicyo kiba kimubaye none reba iki kumuvanye wabo utangiye kukinyanyagiza hirya no hino ukongeraho n'icyaha cyo kutamugaburira ngo ahage ukamwicisha inzara n'agahinda ibintu bibiri kandi byica nabi usibye n'amategeko n'Imana y'u Rwanda rwose aho uguze umugabo nabifatiramo icyo namuhanisha oya ahubwo buriya wamuhanisha kumufungira ahantu ukamufungirana n'umugore we umwaka wose ubagaburira ubaha icyo kunywa ariko utamwemerera kugira gute kureba undi mukobwa hanze cyangwa ikindi gitsina gore icyo ari cyo cyose bazajya kuva mu iyo gereza y'urukundo babafungiyemo yarongeye kumwiyumvamo umwe yaracengeye mu wundi niko mbyumva kandi abantu bafungira wajya ubagaburira ukabaha ibyo kunywa ariko umugabo ukamurinda inzoga kubera ko icyo gihe yajyaga mu kabari rero nuvuga ngo ntacyo waba ukoze kuko waba umuhaye ibyishimo reka ibyishimo by'umugabo n'umugore ariko babisangiye niyo mpamvu ubona abantu bose bafunze muri gereza n'abagore babaha uruzi umuntu ufunze muri gereza yasohotse ukuntu aba yumva ashaka gukora bwombo cyane aranakiba no kukiba rwose tuje abantu bari mageragere yusi nk'umuntu uri mageragere ufata umugabo mugenzi we ku ngufu
bakaryamana nubwo njye ntanagerayo Imana indinde no kugerayo ngo hari abagabo bigize abagore baba bari muri gereza nyine bicuruza ngaho ibaze nk'umuntu w'umugabo ujya kugura umugabo mugenzi ibyo ni ibintu biteye agahinda ariko ntekereza ko muri gereza habamo amategeko bazabyigeho leta ifata ingamba rwose ariko hari umuntu uri mageragere ngene ntagirira nta natekereza ngo mvuge ngo uyu muntu nibura leta izagira ikimukorera umuntu wese waba ari mageragere azira gufata umwana uri munsi y'imyaka 15 Nagaseka mubaze ikibazo uwo muntu uri mageragere azira umwana azira gufata umwana w'imyaka 15 ku ngufu munsi y'imyaka 15 munsi ya no hari yarisha abantu urumva ukomeye cyane ari ubu bigaragara wenda rwanda byose no kwica ari uwisha umuntu amwica byanyabyo ni nyine urumva yashyize mu bikorwa ibyo kwica ariko n'uwafashe wa mwana w'imyaka iri munsi ya 15 wenda ku ruhande rumwe ushobora kuba yaramufashe akamwanduza indwara yakira ugasanga nyine umwana n'undi nta kintu kimaze ari hano ariko ntacyo azimarira n'ubundi niyo mpamvu ibyo babyita kwica urugozore kwica umuntu ahagaze ugasanga uravuga ngo umuntu yapfuye ahagaze akenshi aba yabigambiye kuko ntabwo ajya gufata umwana atabigambiye cyuko harimo ngo n'aba basazi baba bafite ibibazo byo mu mutwe harya ibisazi bikamusarikira n'umujyana ariko reka tuvugishe ukuri ngewe mwene Rugana Intwari Fremu mwifatiye nkagusanga wenda kuri gashiki kanjye gato katari kuzuza imyaka nakwifatira wa mugabo ikintu nakikorera ni ukwishakira arya bavuga gutera nakuzana imbuto cyayo oya upanga ari irindi zino gira bawita gutera iba ari iki ni ukwifatira ikintu cyitwa ijyambiya ijyambiya icyayi se wayifata ukayikubita umuntu oya ntabwo nayimukubita nakifatira ijyambiya narangiza nkifatira igitsina cye gutya nkagirambika nk'ahantu gutya nkahita mbinoza nawe bagufunga rero kuko nawe waba wishyuye ntabwo usanga hejuru y'umuziki wanjye umufushiriza uzi impamvu mvuze ngo umwana uri munsi y'imyaka 15 w'umukobwa nako mu Rwanda n'ubu dufite ikibazo utikiye uzi ko ugenda ku muhanda ugasanga umwana ugeze mu myaka 15 w'umukobwa ku muhanda ari kwicuruza ibyo bintu noneho wa mwana w'umukobwa w'imyaka 15 ugasanga ari kwicuruza ku muhanda ejo yajya gusura fisi yakozaho bati yafashe umwana ku ngufu kandi wa mwana w'umukobwa arara ku muhanda n'ubundi uze gufata akajya tubwira ababyeyi nabo harimo ababyeyi babigira uruhare birashoboka kubera ko akuntu uzafata umwana w'imyaka 15 amubwira ngo genda ngo ujye gutumye ngo yongere Remera ntabwo uzi ngo ugende ubona araraye bwa mbere ubwa kabiri nararaye no mu gihe mubaje tujyane ahantu ninye ahantu waraye ubwo ababyeyi bamwe nabo bagira uruhare ubwo ni uvuga ngo ku ruhande rumwe oya nk'ubu urugero nabaha sibyo urugero nabaha hari umuntu ngewe twari duturanye w'umusore noneho akaba atuye iwabo ya papa we nawe agira yabaga kwasi nako kwa nyina bambi noneho umusore iwabo akaba baramuhaye geto noneho umusore agira gutya ahamagara umukobwa aramubwira ati ntago ndi buboneke ati ntago ndi buboneke ntago biri bukunde ati kuko hari umusore ndiho ati si uwo musore uriho wamwihore ukaza birangira umukobwa amubeshye ngo ntago ari buze nuko ko ntiyaza bukeye bwaho umuhungu aramubwira ati urihe ati ndi iwacu ati ngwino ndebe umukobwa araza aginjira muri geto akihinjira gusa habahinjira abapolisi babafashe wa muhungu bahita bamwambika amapingu kuhinjira gusa nta n'ikintu bakoze noneho barangije uzi ukuntu wa mukobwa yari yabeshye wa muhungu
yari amaze ngo kwezi iwabo baramubuze aba muri gato z'abasore none uwo muhungu agira ibyago uwo mukobwa yari umuntu ukomeye baramufunze na n'ubu ntabwo arasoma yari uwo kwa banuzanye uribaza rero icyo gihe ababyeyi nibo bafitemo uruhare ntahandi baza gusanga wa wundi usanga wundi n'inzirakarengane ararenganye hamukatiye imyaka 10 kandi ari muri gereza azira ubusa azira ku mukobwa ko yamurebye umunsi we kandi batagize gute batanaryamanye akimara kwinjira rwose nyamuna rwose mwitone muganiriza abana banyu babyeyi turabasabye rwose mwihangane muganiriza abana b'abakobwa natwe turabafite ariko mwihangane mugihe babaye hafi kubera ko niturangara gatoya mu Rwanda rwabaye ejo bundi nta babyeyi tuzaba tukibona ababyeyi tuba dufite rwose uzi ko basigaye bavuga ngo Kigali aho kwibyara ngo wayibyariramo ariko ntiwayiriramo umwana w'umukobwa kandi noneho rero Kigali usanga no mu ntara byafashe Kigali basigaye bayita no mu ntara byamaze kugera Kigali basigaye bayita mucutso muntu ukabona umwana mugani avuye ku ishuri ari ni bag mu kanya gato uje kumubona atashye nta nifomo yambaye nta nifomo ajyanye bag agiye ku ishuri ahubwo akagera mu rugo saa 5 z'ijoro hari n'udukobwa dufata imyenda tukayishyira muri baga isanzwe noneho kakava iwabo kambaye inifomo kagera munsi y'urugo kagahita kayikuramo kakambara indi isanzwe noneho nk'ibigabo by'ibishuga dadi bimwe baba byahaza amafaranga cyaba kiri nko mu modokari cyamubona kigahita kimugatisa noneho gakobwa kubera n'akamafaranga ugasanga kagiye kubera ya mafaranga bigahita bihuriramo bakagatera ababyeyi agasigara rero ibintu mureke tubiganirirwaho nongere bose mbwire ababyeyi ngo rero abana bacu bajyanye imyenda y'ishuri gusa bari kujyana imyenda mu mabage yabo nta bintu byo kujyana mu myenda mu mabage ngiye nimba ku ishuri ndajya kwa masenge ndajya he muri bidi y'ahantu ndajya muri bidi ibyo bintu rwose babyigeho kandi ibyo bintu mubigire umuco ababyeyi bakwiye kuko natwe nicyo dubishinzwe natwe turi ababyeyi ingaruka zigere ku miryango hatoshe imiryango usanga nta ababyeyi abana dufite ngo bikomeje gutya ntabwo wayibona umwari wubatse urugo ariko twagana tunafatanya kuko n'undi mubyeyi wese wagiye umwana afitiye baga agiye kugura iyo myenda yatanga amakuru yose atanga amakuru uwo mwana bakakurikira bakaganirizwa byaracitse kera wabonaga umwana ari gukora ikosa ukaba wafata n'akanyafu kamuza ya bintu nabyo ubu ntibigikunda yani nabyo leta ibitekerezeho kuko rwose wenda njye si urugero nk'abanje rwose ngende gusaba umwana mwarimu urimo kubita akanyafu ariko ku kibuno ntabwo nugenda ko kuvuga ngo ntabwo umwana uzamukoraho ntamukora agenda mama banyise gende uvuga ati kanaka uzanga umwana barimo baramufunze arimo genda bati kucyo kubisa umwana kandi kera byahozeho guhana umwana byari umuco byahoze ariko jewe nigeze gukubitwa n'umudirecteur aramubita oya makosa se yahe mwana njyewe nagize gutya urumva nagize gutya njye maze gukora nagize gutya urumva nagize gutya mba ninze kuza mu ishuri noneho abandi bose binjiye hari ahantu bita Nyamasheke ni njyewe nagiye nyine niga ahantu henshi noneho abantu bose abanyeshuri bose binjiye mu ishuri ubwo mbagira icomotse ahantu twacaga hari inzira ya hafi yabaga yica mu rutoki wapi nari navuye mu ibuka neza hano wabaciye navuye kwa nyogokuru wanjye ahantu bita ku murwa ninze noneho nyicomoka kabisa nyigera mu muhanda bamubitanya amaso na directeur ati bayanasha abafashe ikintu cyitwa inkoni aranyikubitira noneho nawe nyine yankubise cyane nahise njya kumureka ariko icyo gihe ntabwo wanganaga gutya utagakumbwira ko icyo gihe riba yari iriho kigiye nagiye hafi ku bantu bashinzwe ibintu bya minisiteri y'uburezi ndavuga ati jyewe muntabare jyewe directeur yankubise si bamuciye amande se
none se we ubu tukano tuganya turimo tuvugana ngeragije niyo gihe n'ubu wowe isubije amaso inyuma ubona icyo gitaramurenganyije ntabwo namarenganyije yarimo kuguha yewe nari nsanzwe nkubitwa n'abarimu ariko nyine ntabwo nta mwarimu wigeze nkubita ngo nce ibisebe ariko diregiteri nawe igihano yaguhaye nuko wenda yarengereye akaguca igisebe ariko oya byari ngombwa pe oya nanakerewe kandi iyo twakererwaga kwebwe kandi nawe urugero ntabwo yari yagambiriye guca igisebe ushobora gukubita umwana wa undi akaba arasimbutse numvaga arasimbutse mukaganya bakamushimaga bakamugajyaho ariko ntabwo yari yagambiriye guca igisebe hari umwarimu witwaga Nyagikobwa hari umwarimu witwaga Nyagikobwa niwe wakundaga kumvika cyane ariko ushobora kuba waragiraga amafuti menshi ukiri mutoya biragaragara urabona niyo ubwo nakiri umwana rega uba ufite amafuti menshi cyane iyo wemera icyaha ugabanya rero reka dusoze tubwira abanyarwanda ko rwose abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko badufashe ababyeyi dufatanyije kurera icyo kintu rwose ko tugomba kukiganiraho niyo ngombwa twakagura k'ababyeyi abantu bagahura bakaganira cyane rwose ibintu byo birakenewe kuko mu kanya gatoya umwana bazafata umwana akamuguza akanyafu ugasanga yamaze irasha amutwaye kandi umwana nawe ubizi ko mu rugo iwawe yakunaniye cyane nawe mu rugo iwawe warabizi ko iyo asimbuka uramuka mukubita akanyafu akaba yagenda mwarimu aramukosoye ntanare mu rugo hari n'ababyeyi barera abajeyi rwose ariko i Kigali hari n'ababyeyi babura umwanya wo kurera Kigali birumvikana Kigali babura umwanya wo kwirirwa mu rugo ariko ntibikwiye ntabwo waburira umwanya umwana tangira rero mbwira abanyarwanda kugira dusoze ikiganiro ariko turi ku musozo ikintu twababwira turabakunda kandi turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe ku Cyizere TV Rwanda mukore subscribe kuri Umurunga Family hanyuma mukore subscribe no kuri Hogoza TV hanyuma Nyagasani ajya abaha umugisha kandi ajya ababa hafi Imana ikomeze ibarebe cyose ciao ciao murakoze cyane tuzagaruka ibyacu nakagaruka sawa